Yes, reka tubasuhuze inshuti bavandimwe mudahwema kudukurikira uko bukeye uko bwije umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu. Ye nitwa Prophete Mazimaka. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro Imana iduhaye kugira ngo tubagezeho amakuru mashya. Imana ibagirire neza kandi yagure imbago zanyu. Reka tuvuge ngo ushobora kuba utameze neza cyangwa se utishimye. Reka nkubwire ngo ihangane none haruta ejo. Imana ishobora gukorera igitangaza kubera ko Bibiliya avuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Reka dusuhuze abantu batandukanye mu bihugu bitandukanye. Reka dusuhuze abari muri Amerika, dusuhuza abari muri Australia, dusuhuza abari muri Canada, dusuhuza abari mu Bwongereza. Reka dusuhuza abari Burundi Ibujumbura, dusuhuza abari muri Tanzania ho za Mwanza. Reka dusuhuza ab'i Bugande Kampala, tubahaye ikaze kandi turabashimira ko mudukurikira. Reka dusuhuze abari South Africa, abari mu bihugu bitandukanye by'umwihariko hano mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize umujyi Kicukiro, Gasabo ndetse na Nyarugenge. Turabashuje mu izina rya Yesu. Mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo turabashimiye. Rero mbere yuko dukomeza tuganira ku ijambo ry'Imana, reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, Imana y'imbaraga nyinshi kandi y'ubutware, turagushimiye kuko uri Imana itabeshya. Uvuga ijambo ukarikurikira ukarisohoza kugira ngo umugambi wawe ukomeze ku buzima bwacu. Habwa icyubahiro rero. Uyu mwanya tugiye kuvuga ijambo ryawe, duha amavuta, duhe ibirungo, duhe iby'abantu bakeneye, ibyatuma imitima y'abatuye isi yishima kandi kanezerwa. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye rero. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Nge nitwa Prophete Mazimaka. Wambonera ku bitangazamakuru byinshi bitandukanye, kuyobokamana, kuri Nkunda Gospel, n'ahantu henshi wambona kugira ngo aho uzajya umbona hose ujye usuhuza kandi wishimire kubana nanjye mu masengesho. N'ibitangazamakuru byinshi bitandukanye wajya umbonera ko by'umwihariko iki gitangazamakuru cyangwa se televiziyo ni y'umuhanuzi Prophete Mazimaka. Imana rero ibaho umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana Imana yampaye kugira ngo tuganire muri uyu mwaka mushya wa 2026. Reka dusome. Turasoma igitabo cya Rusi, igice ni cya mbere. Dusome duhere ku murongo wa 16. Igitabo ni cya Rusi, turasoma igice cya mbere duhere ku murongo wa 16. Bibiliya avuze ngo umurongo wa 16 aravuze ngo Rusi aramusubiza ati winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira kuko aho uzajya ariho nzajya kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. 17 aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. 18 abonye yuko amaramaje kujyana nawe arorera kubimubwira. 19 nuko bombi barajyana bagerana i Betelehemu. Bagezeyo abo mu mudugudu bose bahagarikwa imitima nabo. Abagore barabazanya bati uyu ni Nawomi se? 20 arabasubiza ati ntimukanyite Nawomi, ahubwo mujye munyita Mara, kuko Uwiteka yangiriye ibisharira
cyane. Imana ibamugisha, Imana ibagirire neza kandi yagura imbago zanyu, Imana ibahe ibyo kunezeza umutima wanyu. Nagira ngo tuganire kuri iri jambo rifite intego ivuga ngo kunambana n'Imana cyangwa se komatana n'Imana. Komatana n'Imana. Uyu ni Rusi na Nawomi ndetse na bagenzi be. Nawomi yari afite abahungu bashaka abakobwa, hanyuma abahungu ngo baza kwipfira, biza kubaho, haza kubaho igihe cy'uko bagomba kuva muri karitsiye cyangwa bakimuka. Ariko uwitwa Rusi bageze mu nzira, abwira nyirabukwe, aramubwira ati ko gahunda imeze, ndumva ko jyewe ntari bugusige, ndumva ko ngomba kugendana nawe, ndumva ko ngomba kubana nawe, ndumva ko ngomba kwicarana nawe, nkasangira nawe, nkakorana nawe. Abandi bakobwa bose, abandi bakazana ba Nawomi bose barasezera basubira inyuma, bagisubira mu miryango yabo. Ariko Rusi arabwira nyirabukwe, aramubwira ngo jyewe winyingingira kugusiga kuko sindi bugende, Imana yawe niyo izaba iyanjye, umuryango wawe niwo uzaba umuryango wanjye, aho uzarara niho nzarara, aho uzagwa niho nzagwa. Ashyiraho n'indahiro, aravuga ngo kandi ibi bintu mvuze nintabikora, Imana izabimpore bikabije. Rero nkuze ijambo rivuga ngo komatana n'Imana by'ukuri, utayiryarya, utabeshya. Turabizi neza ko hari abakurikiye Yesu bishakira imikati, hari abakurikiye Yesu bishakira amafi, hari abakurikiye Yesu bishakira abagabo, hari abaje kuri Yesu bishakira abagore, hari abaje kuri Yesu bishakira amafaranga, hari abaje kuri Yesu bishakira amazu. Ibyo bintu turabizi neza. Ariko Rusi yanambye kuri nyirabukwe, aravuga ngo ntabwo ndi bugusige wenyine. Aramwinginga, aramubwira ati njyewe ndashaje, ntabwo nkibyara, nageze mu gihe cyo kutabyara. Niyo naba ndubyara, ntabwo nabyara abana b'abahungu ngo muzabategereze babashake. Nimusubire inyuma, mugende mukurikira ubuzima bwanyu, mwishakira imibereho. Rusi aramubwira ngo ya biragatsindwa ko nagusiga wenyine, ntabwo ndi bugende, nawe nkwingingiye muri uyu mwaka mushya kumatana n'Imana, haba mu bibazo, haba mu bisubizo, haba mu bigeragezo, ukatindana nayo, ukaganira nayo, Imana izaguha amakuru. Uyu mugore yarantangaje cyane. Uyu mugore yakoze agashya, uyu mugore yakoze ibintu bitabaho, yakoze ibintu by'amateka, aho bene wabo bose basubiye inyuma, aho baramube bose basubiye inyuma. Ndashaka kukubwira ngo yakoze ikintu kidasanzwe, akora ikintu cy'imbaraga. Arangije abwira nyirabukwe, aramubwira ngo ntabwo ngusiga, wenyingingira kugenda, ntabwo ndi bugusige wenyine, ntabwo bishoboka. Aramubwira ati ndashaje. Rusi aramubwira ati gusaza kwawe ntibindeba, icyo nzi neza ni kimwe, nuko wanyereye imbuto, nuko wanyeretse kuri umubyeyi, hanyuma nanjye sindi bugusige, ntabwo ndi bugusige wenyine, ahubwo ndagusinginze, ndagusabye, ndashaka kugumana nawe. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwawe, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Icyo uzarya nicyo nzarya, aho uzarara niho nzarara, aho uzicara niho nzicara. Ntabwo ndi bugende, ntabwo ndi bugusige, kuko Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aramaramaza. Bibiliya yatubwiye ngo Nawomi abonye ko Rusi yamaramaje, ngo baragenda. Bageze mu mudugudu, ngo abanyamudugudu bagira ikibazo, bababonye barikanga, baravuga ati si uyu ni Nawomi? Nawomi arababwira ati oya, nimukanyite Nawomi, mujye munyita Mara, kuko Uwiteka yankoreye ibisharira. Ubundi hari ibintu bitatu nshaka kukubwira. Ijambo rya mbere ryitwa Irefedimu, ijambo rya kabiri ryitwa Elimu, ijambo rya gatatu baryita Imara. Rero icyo bita Elimu ni ahantu ibintu biba bitangiye kwanga, bigenda gake 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 gake. Noneho Elimu
ni ahantu ibintu biba bitangiye kugenda gake gake bikendera. Imara ni ahantu umuntu atura hakamusharirira, inshuti zikamuvaho, abavandimwe bakagenda, imiryango ikamuvaho. Ariko aho bita Irefedimu, mwifurije muri uyu mwaka ko Imana ikugeza Irefedimu. Irefedimu ni ahantu abana baho barya mu byiciro, bamubwira ngo ino urye, ugasanga biri kuri televiziyo bitamureba. Irefedimu bambara uko bashaka. Irefedimu nta kintu kiba kihabuze. Mwifurije kuva Erimu ukava Imara ukagira Irefedimu, kuko ariho Imana ikeneye kutura, kugira ngo nawe ubutuje umerewe neza, ubuguwe neza. Imana iri mu ruhande rwawe. Ndifuza ko wafata umwanzuro nk'uwa Rusi wanambye kuri nyirabukwe akamukomeraho. Nawe nkuzana ijambo rivuga ngo namba ku Mana, utindane nayo, uganire nayo, uvugane nayo, ikumenera amabanga yose, kandi Imana izabikora. Imana izaguha icyubahiro, Imana izaguha umugisha, Imana izaguha ikuzo, Imana izagusapotinga. Reka ngusengere. Ntabwo ngiye mfite kuguza kukuremesha ngo cakira ngo fata. Nakubwira ngo ikintu Imana ishaka, ikintu Imana igushakaho ni ukunambana nayo, ugatindana nayo, ukaganira nayo. Imana ikakuvuha amakuru y'uyu mwaka dutangiye, ugatinda. Mbese nkwifurije kunambana n'Imana, ugatindana nayo, ukababarana nayo, ukagendana nayo. Imana ikaguha ikuzo, Imana ikaguha icyubahiro. Nagira ngo usengere, kuko Daniel niwe wabivuze, aravuga ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutware. Imana ikumera umugisha mu izina rya Yesu, kandi amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Ukeneye gusengerwa cyangwa se udafite imbaraga, uvuga Imana nasengana n'uyu profete akansabira imbaraga, cyangwa se ari ibyifuzo ufite, wareba iyo nomero iri kuri screen yawe, hanyuma ukampamagara, ukandika kuri WhatsApp tugasengana, kuko namaze kumenya neza ko abantu bafite ibyifuzo bitandukanye, bakunda Imana. Nubwo biba bimeze gutya ari mu ntambara gusa ari imiriro, ariko abantu bakunda Imana. Bibiliya ivuga ngo ukunda Imana niwe umenywa nayo. Reka ngusengere. Imana iguhe umugisha. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, Imana y'imbaraga nyinshi kandi y'ubutware, idakenerwa ngo yibagirwe imirimo. Sengeye buri muntu wese ufite gahunda yo kuba yagumana nawe, mu izina rya Yesu akomeze anambane nawe, atindane nawe. Iyo umuntu atindanye nawe abumenya amakuru, iyo umuntu atindanye nawe abona icyerekezo, iyo umuntu atindanye nawe ahabwa umugisha n'Imana. Turagushimiye rero kuko uri Imana y'imbaraga nyinshi. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero Imana ibamugisha, mukore subscribe, share, comment ndetse na like. Muraba mwaguye ubwami bw'Imana. Imana nibagirire neza. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.